The ZOOM TV24 indi dukora twerekana uyu mugozi uri kwikaraga gutya turi ku isi tuhavuye wenda tukajya nk'ahandi hantu tuvuge tugiye nko ku kwezi byikaraga bite kubyikaraga gake cyane aho rero ni iki kubera se gravitational force ziratandukanye tuvuge wenda niba hano turi ku kwezi dushobora no kugenda tukajya kuri Jupiter turabona byikaraga cyane kurenza ku isi aho kubera ko ifite iyegeyeho hejuru. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye aho turakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku ngo po kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. My name is Didas aka the ZOOM TV24 ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane Origin Genius. Urakoze cyane. Genius makuru y'imezi. Tumeze neza. Hano rero duhita twihuta Genius. Abantu bose bagera hano uko bisa kose hari ikintu kiba kidasanzwe babafitiye abantu badukurikira. Uyu munsi abantu bese wenda mwiganye bakumenyere nk'umuntu wari umuhanga cyane nicyo wenda nabanza gukomozaho. Uratangira twibwira tubwire wenda background yawe ho gatoya hanyuma utubwire watuzaniye iki kuri uyu munsi. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Origin Ingira neza. Nkaba mpagarariye company yitwa Genius Priority. Ikaba yarakoze software ifasha mu burezi yitwa Genius Panda. Genius Panda mu magambo make bivuga O excitement, cyagiye umuntu abonye ibintu bimushimisha cyane bikarenza uko yabitekerezaga, niyo O. Then Genius kubera ko dushaka gufasha no kubaka abantu bafasha isi y'ejo hazaza. Panda ni Swahili name, ni izina ry'Igiswahili rivuga kuzamuka. Numva iri mu ndimi zo muri East Africa zose kubera muzashiremo n'akanyarwanda gatoya. Genius Panda zamuka. Ubwo byaba bibaye kwisubiramo. So software wakoze kubera iki wayikoze yarije gukemura wenda iki kibazo cyane ko twe tureba muri societe kibazo kiba kirimo twagikemura gute? Urakoze. Warunambajije na mbere ngo ntangire mvugaho gatoya ku bijyanye na background yanjye. Twize science mu Rwanda hano ndetse nge nakomeje no muri engineering hano muri kaminuza yo mu Rwanda, ariko twari dufite ikibazo cyuko uze mu cyo bita KIST. Nubwo kugira abantu bajye humva neza. Ni KIST yitwaga KIST mbere yaje kwa University of Rwanda College of Science and Technology. So bimwe mu bibazo twakundaga kugira cyane cyane byari byo kubona pratique kubera ko ibikoresho biba bihenze ugasanga ntago abanyeshuri babona umwanya uhagije wo gukora pratique. Ibyo rero ntago ari ikibazo cyakiri kuri kaminuza gusa ko no muri secondaire twahuye nacyo, aho kugeza n'ubu ngubu amashuri menshi mu Rwanda arenga 78.4% adafite amalaboratoire. Amabara ifite neza cyane. Ni icyegeranyo cyakozwe na Minisiteri y'Uburezi. Urumva dufite amashuri menshi yigisha science ariko nta laboratoire bagira. Ubwo uri kumva ko imyigire yabo ni kuboroka gufata mu mutwe gusa ariko ntabwo babona umwanya wo kureba bya bindi biga ngo babikoreho pratique. Nibyo rero byatumye twebwe nka Genius dukora research, tugerageza guhuza ubumenyi, dukora programme ifasha abana gukora zira pratique za science cyane cyane, zikabafasha gusubiramo amasomo yabo ndetse no kubona zira experience bataba bagize amahirwe yo gukora muri class, cyangwa se niba abana zikoze babakeneye gusubiramo kenshi kugira ngo biyungure ubumenyi. Iyi software yanyu rero ifasha umwana gute? No Genius twinjire turajya wenda utwinjiremo kugira umuntu yinjiremo atangira kuyikoresha ubundi bisaba iki? Nkuko nigeze kubivugaho kare kwa ngo umuntu abashe kwinjira muri systeme twakoze, agomba guca kuri internet akaba aca muri browser akandika y3.opanda.xyz, yarangiza ahingukira ku page ifite get started, ashobora no gusoma amakuru yerekeranye nibyo dukora nibyo abonamo muri systeme. Iyo rero amaze kubibona akika hano handitse get started, aba afite option ebyiri.
icyambere mbabarire iyo ari umuntu uje kuri systeme bwa mbere aklikara handitse register icyo akora no gushyiraho username agashyiramo email yiwe agakora password agaklika hano handitse register now yabishoje haza agaformulaire gatoya kariho akamubaza amakuru y'ikigo yigamo amasomo yiga gutyo kugira ngo bitworohere natwe kuzatumukurikirana turebe nuko ari gutera imbere mu myigire ye nyuma iyo ibyo byarangiye konte yiwe iri active nibwo azahangaha kuri login aho ashyiramo email na password yarangiza agahita yinjira muri systeme nkuko tugiye kubyerekana ahangaha rero nigiye umwana yinjiye muri systeme ikintu cya mbere abanza kubona ni forum ni ihuriro ry'abandi bantu bose bari muri systeme aho ubaza ikibazo bakagusubiza ari abarimu ari abanyeshuri bandi bakaba bakusubiza niba ari ikibazo cy'amatsiko ufite cyaba ari gihuye na science cyangwa n'ibindi wiga bakaba bagusubiza akanda ndabona handitse ngo trend muri groupe y'icumi element ibi byo ni ibikibwo iki ni ikibazo umunyeshuri yabajije witwa Cyubahiro Safari Caleb yabajije trends in group 14 element ni tableau périodique ikaba ari isomo ryigishwa muri shimi nicyo rero yari ari kubaza urabona ko hari abantu babiri bamusubije hanyuma rero ni nkuko rero n'undi wari wese abaza bagenda bamusubiza urabona n'uwabajije hepfo batatu baramusubiza dukomeze n'izindi niyo mpamvu hari iyo mbonye utuntu twinshi ngo ndakukubaza ni byiza burya amatsiko atera kumenya urabona nk'ahanditse ask a question iyo umwana akanze niho abariza ikibazo ashyiraho titre y'ikibazo hanyuma agashyiraho ikibazo akaba agerageza kwerekana amasomo cyangwa se ahantu ibyo ari kubaza bibarizwa niba ari shimi niba ari fizike kugira ngo nyine binorohere abamusubiza kumva ikibazo yari ari kuvugaho kiri iyo rero birangiye ira ni pariti imwe hari pariti twavuze y'amakosezi hano ni hasanga nk'amasamari notes ziba zarateguwe n'abarimu zimufasha kuba yasubiramo amasomo yiwe aho kugira ngo wenda abe yakiruka ashaka amanoti impande n'impande ziba zirimo hano muri systeme icyakora ni ukuza akazisoma nyuma hari pariti y'amatest aho asanga ibibazo n'ibisubizo byose bihuye na curriculum bari kwigiramo ya CBC competence based curriculum habamo biology chimie imibare physique kuva mu wa mbere ndetse n'andi masomo kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu yaje hano rero atoranya isomo ashaka yamara kuritoranya tuvuge niba ahisemo wenda chimie agahita ahitamo umwaka ashaka kubarizwamo iyo arangije kutoranya ashobora guhitamo gukora amashapitre yose icyarimwe ubu ngubu basigaye babyita ama units cyangwa se akaba yatoranya imwe ubwayo ku giti cyayo yarangiza rero ahitamo na level ashaka kubarizwaho niba wenda ari umubigina niba ari intermediate cyangwa se ari advanced cyangwa se nashaka kubona assessment y'ibibazo biri muri category byose icyarimwe icyo gihe rero yabirangije ahita aklikana handitse start the test yiwigahitiza noneho akabasha gusubiza akabona n'amanota ye nyuma yo gusubiza indi party rero ni iy'ama lab simulations iyi ni ya indi y'ingenzi cyane kandi ituma abana bagira n'umwanya wo nawitaho kwisanzura mu masomo bigamo mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga aho kugira ngo bajye bahora bababwira ibintu muri teori bakabyirebera cyangwa ndabyibuka cyangwa twiga bajya gukora ka pratique induru zavuze ugasanga wenda mufite nk'akamashini kamwe ugasanga mwese murakabyiganiraho kujya muri laboratoire nabwo mukazajya hashize nk'imyaka ingahe aha none umuntu ashobora kujya muri laboratoire anyuze ku kamashini ke
cyane kandi noneho ukabyikoresha igihe cyose ubishakira ukaba wabisubiramo bivuze ko bikorohereza mu bumenyi bwawe no kumva amasomo yawe mu buryo bugezweho kuba waza ugasanga kandi n'ikindi ntigeze mvugaho kare cy'ingenzi ni uko dufitemo n'amagemu games ariko zihuye n'amasomo tuvuga ukaba waza ugasanga nka game ya shimi uri kwiga ukabonamo game ya shimi igufasha gusubiramo shimi mu buryo bwo kuvuga ngo ntago yarambirwa ahubwo biramumotiva aho kugira ngo ajye gukina ziriya game zindi zisanzwe babona zidafite n'ikintu wenda cyihuse birahita bimumarira mu myigire yiwe ariko agakina game ifite ikihuriyeho n'ibyo yiga mu ishuri bigatuma noneho na bya bindi yize abifata mu buryo bworoshye tugeze muri lab simulation yes rero byo bikora bite iyi pratique umuntu ayikora ate nifuza kugira aho ngaho wenda mbere yuko ngira aho ngaho reka mbanze ngira kandi kantu mvugaho nuko no muri systeme harimo n'ibitabo umwana asoma ari byabaye publié mu buryo buri locale cyangwa international bivuze ko niba ari umwana wajyaga agorwa no kumva amasomo runaka yaje agasoma igitabo akagenda agahita akora n'ibyo amaze gusoma akabibona muri pratique hanyuma agahita abona na test akora zihuye n'ariya masomo bari kwiga urumva ni kombinezo yose yihuse kandi ifasha umwana guhita yakongera ubumenyi bwe ndetse n'imitsindire mu ishuri kiyongera reka rero dutangire ya party y'ama lab simulations nkuko twari tubivuze noneho tugiye kugenda imwe ku yindi kugira ngo tubashe kubikora kamere kuri biology iyi ni microscope bigisha mu ishuri rimwe na rimwe ugasanga ntago hari ibigo biba bitazifite kubera ko ziba zihenze ziba zisaba ubushobozi bwegeye hejuru ariko ndagira ngo ngerageze kwerekana noneho ko ku iyi system ya bimeze urabona turi kwerekana mu buryo bwa 3D aho buri parti yose umuntu akenera kureba kuri microscope none hano irahari ushaka kugenda ureba buri parti ukayisoma ukamenya icyo ari cyo n'ikikora uko uyiklikaho niko igenda ikwereka icyo ari cyo n'ikikora ariko urabona ntabwo birangirira aho ngaho tugerageza no gushyiramo umwanya wo gukina nabyo nkuko urabona nk'ubu ngubu umwana ashobora kuza akanaviga impande zose nkuko turi kubikora akatembera yisanzuye pe ku buryo areba igice kigize icyo ari cyo aho giherereye atari bya bindi byo kwifata mu mutwe gusa atazi naho n'ubundi bumenyi buri ku ruhande noneho uko anagenda klika kuri buri pariti imashini twakoze ku buryo ihita imuzanira iyo pariti ashaka kwitegereza neza akayireba iyo pariti ariyo igice icyo ari cyo cyose rero cya microscope umwana ashobora gukenera kwitegereza neza hano turacyerekana mu buryo bumworohereza akabibona pe urabona ko ni ibintu byiza cyane byo kugira ngo bimwongerere ubumenyi tuvuge noneho niba ashaka kumenya se microscope bajya bavuga ngewe ndamutse mpuye nayo wenda ngiye kuyirebamo nzayirebamo ihagaze iti ahangaha nibyo ngiye kwerekana uburyo aza agahita yirebaho noneho uku nguku niko microscope igomba kuba ihagaze kugira ngo umwana cyangwa se undi muntu wari wese uyikoresha abashe kuyireba ni ukuvuga ngo uku nguku ihagaze igendeye aho mba ndi ahangaha ndi ngewe mpagaze na hariya niko umuntu ugiye kuyikoresha agomba kuyifata ubwo iriya mibare bikamufasha no kwiga ibice byayo ibice biyigize nabonye aho kiritse haza uko cyitwa mu buryo bwo kugira ngo bimworohereze nayo kwisobanukirwa neza reka turebemo n'utundi rero urabona nk'ahangaha ni shimi bajya biga ngo gukora atome bimeze ite nagira ngo tugendane nkwereke uko turagenda urabona
fasha agaproto nshyizemo hariya sinyereka atome yayo za protein ndazibutse na za neutron proto na neutron ngibi hanga urabona uko ugenda uyishyiramo hariya iragenda ikubwira inani atome yayo kuko atome bigizwe n'utuntu dutatu buriya ni proto neutron n'ama electron uko tugenda tuyashyiramo rero hariya ikerekana n'amakonfiguration yayo uko configuration y'ama electron imeze kuri atome ebyiri ntizajyamo hariya hariya nuko ngiye gatatu mbese bitabiwa auto bizikamenya aho zijya ko ndabona ishyira hagati aho ikijyana inyuma tijya inyuma kubera ko mu busanzwe ntabwo zigomba kwikushinga iya mbere ibanza ntabwo electron zijya zirenga ebyiri ariko wenda nk'iyo twongeyemo amanetro hariya urabona uko tugenda tuzongera niko atome igenda ihindura izina ushobora no gupima stabilite yayo bihita byoroha bwo kubibona bihita byoroha urabona nitwongeramo kandi stabilite yahita ibura iyi rero ni pariti imwe yo gukora atome ariko tugenda tudetayamo n'utundi twinshi cyane ariko kubera igihe ntabwo ndi bubashe kujyamo byose icyarimwe kugira ngo tubashe kwerekana ibi pariti nyinshi ziri muri sisiteme yacu ndaza kuhinira nyinshi wenda tubabwira nta nubwo tuyirangiza kugira nabo bazagiye bagenda banaviga tunabatera amatsiko icya mbere nuko babonye kwihari kandi banayikeneye tuvuye mu mibare tugeze muri chimie aha noneho ni physique ihuye na geography kuko turi kwerekana umubumbe w'isi hanyuma tukerekana n'uburyo ufite amapole umunsi ko harimo pole nord na pole sud hanyuma n'uburyo bihuye n'amagnetism rero ni parti imwe ya biologie ya physique ikagira na parti ya geography urabona nkangaha turi kwerekana uko magnetic field aba ari kugenda ku isi ava kuri pole imwe ajya ku yindi hanyuma nk'uko uri kubibona umuntu ashobora kuza agakina nayo impande zose noneho urabona hejuru hariho na busole akaba ariho na za pariti za zindi tugenda dusobanura imwe ku yindi icyo ari cyo n'ikikora noneho uko bimeze gutya ashobora no kuzuminga akitegereza akabona isi yose bikamworohereza rero kuba ubumenyi bwe abubona byoroshye turebe n'akandi rero iyi ni uko bakora ama onde cyangwa waves mu cyongereza ahangaha tufashe nk'amazi nk'urugero container ni physique ni physique container irimo amazi uko igitonyi kiguyemo uko gikora ama onde ni ibintu tubona mu buzima busanzwe ariko rimwe na rimwe usanga abantu badahita biyumvisha ko ari physique biri gukora twebwe rero mu kintu tugamije cya mbere no kwerekana ari amasomo umuntu aba ari kwiga aho ahurira n'ubuzima tubamo bwa buri munsi kugira ngo noneho n'umwana niyo yanasohoka mu ishuri nabona akantu ajya bahita akangaka twaragakoze turakazi cyangwa se nawe nagera muri situation runaka yo mu buzima bwe abe yabasha kwirwanaho kubera ko afite ubumenyi yakuye mu ishuri kandi ubwo bumenyi yabonye akabubona ari kubyikoresha nawe ari kubikora nkanga ni twa turi kwerekana nk'amazi ari kumanuka agwa nko mu ibasi ariko urabona uko dushobora guhindura na view imwe nituramuka tumanuyemo cya gitonyi cy'amazi urabona ukuntu bigenda noneho bigakiriya amawave hari amawave natwe tujya tuyabona turi gusoma nk'inkuru ukabona biri kugenda bigenda n'abajya nko ku biyaga bakunda kubibona cyane nyuma yaho ushobora no kwerekana graph y'ibiri kuba hariya urabona yuko iriya wave igenda ikora ikindi gikurikiyeho ni uko umuntu ashaka kongera amplitude cyangwa se ukayigabanya cyangwa se n'icyo bita amafrequence
ya indi Flash FM ijya ivugiraho kuri FM ni amafrekansi rero hari niho bihurira. Ikindi kintu cyongereho wenda niba turi kwerekanira y'amazi dushobora no kwerekana nko ku ma mikoro asanzwe nk'ingi turi kuvugiraho ubu ngubu ni kuriya ziba ziri gukora iyo zisohora amajwi. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane no kuba umuntu yabyumva umubwiye ati amajwi akugeraho, iyi niyo nzira biba byanyuzemo. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Nanjye ntabwo nari mbizi ko ari kuriya, ahubwo umuntu akajya yibaza kubera iki mikoro imwe zigira mu mugozi zikageraho bakorera switch gutya izindi ntizihagire, ukibaza ukuntu ari umwana ugeze kumbaza avuga ati se ko uri muri televiziyo ukavuga nka kureba ndi mu rugo uba waciyemo gute? Ugasanga ni ibintu biba bicangacanga cyane. Hazamo ubumenyi busa nk'aho bwegeyeho hejuru gatoya, kubera ko bigendana n'uko abantu bohereza, ni tekinoloji yo kohereza amashusho n'amajwi, kubera ko n'ahangaha buno muri espace tuba tureba amashusho n'amajwi aba ari kutunyuramo, ariko aba ari kutambuka, ariko kugira ngo abantu bayabone cyangwa se bayumve hari ibindi bikoresho biba bisabwa kabuhariwe, biba bisabwa kugira ngo bikoreshwe. Dukomerejeho rero ibyo twerekanaga, iriya ari pariti yo kwerekana uko amajwi akorwa. Reka twerekane n'akandi. Iyi ni puri, biriya bisanzwe byo guterura ibintu biremereye. Urabona nk'ahangaha nabwo igenda isobanura ni amamashini simple, igenda isobanura buri pariti yariyo. Tuvuge noneho niba wongere ushaka kuza hano kuri ruhande ukaba wakongera masi, twaba tugikomeje. Twari turi kwerekana kuri puri iyi ngiyi uko umuntu iyo aramutse ahinduye amamasi runaka efe bigenda bigiraho mu guterurana kwa ziriya masi. Urabona ko ni uburyo buri interactive, kandi noneho nk'uko nari kubivuga kare ashobora kuza agatemberamo, kubera ko ni nacyo kiri mu bintu buriya duha agaciro cyane, ko umwana agira umwanya uhagije wo gukina n'ibyo aba yiga mu buryo bwo kugira ngo yongere ubumenyi. Urabona nk'ahangaha yari arimo atembera kuri pariti imwe ku yindi akitegereza neza. Nibyo nari ndi kwerekana hariya aho abasha kunaviga muri espace. Dukomeje, iyi nayo ni fizike ijyanye no kwerekana ama simple pendulum, cyangwa se ni pendulum yo kwerekana uburyo iyo ufashe nk'umugozi ukawuzirika ahantu ugashyiraho mase uko igenda yikaraga. Ibyo byose barabyiga, biga fizike cyane kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu ibintu barabyiga. Ubu natwe twarabyize, uretse ko wenda narabyize. Bavuze ko wize indimi muri tronkome warabyize. Narabyize, byaragiye bya bintu ndi kubona mbyibuka. Murabona ko ibintu ikiza kindi nashaka kuvuga kijyanye n'iyi systeme yacu, ibintu wize wibonera bisigara mu mutwe cyane kurenza ibyo wize muri teori bakubwira ati ngo birikaraga ariko utabona ukuntu byikaraga kuri. Ndabyibuka nanjye kera byajyaga bingora kubyumva, akavuga ngo ikintu runaka kirikaraga, se kwibaza kikaragira he, kiva he, cyerekera he, ugasanga ntabwo byoroshye ko umuntu ahita abyumva. Ariko urabona ko bakweretse nk'uko bakoresheje systeme
ati irava kuyipwe, iyi ngiyi iri kwerekera kuyipwe, urabona masse yayo uko ingana, urabona efe iri kubaho. Nk'urugero nk'ahangaha turi kubikora nta resistance ihari, ni ukuvuga ngo turi nk'aho turi mu isi itagira resistance, ariko nitwongeraho resistance urabona impinduka iri kuba paka irageraho inahagarare. Niyo mpamvu ufashe umugozi ukawuzirika nka hejuru ku gisenge ukawurekura, ntabwo bibaho ko wazakomeza kwikaraga igihe iteka ryose, uzagera aho uhagarare kubera ko umwuka nawo uba ufite resistance yawo. Aha rero niho tuhita tubyerekanira. Nanjye ndakamenya ndifatira ndabona nakara kenda guhagarara karahagarara mu masegonda gaho. Reka wenda twongere, ndashaka no kwerekana kandi kanangaha noneho gasa nkaho kegeye imbere ho gato yo kuri twarebaga, aho twerekana ama energy, uko energy nayo biri gukora, icyo bita potential and kinetic energy. Urabona twazamuye uriya mugozi wacu na masse yayo, ariko niba uri kwitegereza ari hasi hari izindi graph ziri kwishushanya kuri ya party, ndazibona izo ku ruhande aho, izo ngizo zerekana kinetic energy na potential energy. Nindekura uraza kubona ko graph irajya igenda ihinduka bitewe naho umugozi wacu ugeze. Ikindi werekana difference yuko y'umugozi ari muremure cyangwa ari mugufi, efe bigira mu kwikaraga. Kagufi ndabona byikaraga cyane, biri hose. Hara niho werekana icyo bita angular velocity. Ibyo barabyumva cyane, abiga physique bahita babyumva ibyo ari byo nuko bikora. Noneho rero ni ikindi dukora, twerekana uyu mugozi uri kwikaraga gutya turi ku isi, tuhavuye wenda tukajya nk'ahandi hantu, tuvuge tugiye nko ku kwezi, byikaraga bite? Kubyikaraga gake cyane. Aho rero ni iki? Kubera se gravitational force ziratandukanye. Tuvuga wenda niba hari twa turi ku kwezi, dushobora no kugenda tukajya kuri Jupiter. Jupiter turabona byikaraga cyane kurenza ku isi aho, kubera ko ifite iyegeyeho hejuru. Ikindi ni uko ushobora no kwerekana ama velocity n'ama acceleration aba ari kuba hariya. Tuvuge niba ufite umugozi nk'uyu nguyu uri kwikaraga hano, ukawurekura, ariko uri kubona ko ugenda ugushushanyiriza direction ya vitesse iri kuri akantu k'icyatsi abantu bari kukabona ngira. Ushobora no kukwereka acceleration yo noneho iriya y'umuhondo, bidakuyeho yo ko yanakwereka za potential na kinetic energy ziba ziri gukora. Ikindi ni uko ishobora no kugushushanyiriza inzira, tuvuge ama periode umuntu yakoreyeho. Ni byinshi, icyo gihe tuba tutangiye kwinjira cyane muri details za physique. Reka ibyo byanyica mu mutwe, reka tubihinira horoshye. None wenda origine tugana no ku musozo wacu, ubundi kugira ngo iyi application yawe umuntu ayikoreshe birenze kwiyandikisha kuriya, akora iki kindi, arasabwa iki kindi, isirishyurwa, kuko ndabona mwarayitaye imbaraga nyinshi. Hanyuma unatubwira ibyabatwaye igihe kingana iki kugira ngo muyikore. Urakoze. Kugira ngo umuntu rero abone access ku iyi systeme yacu, hari amafaranga yishyura, nta nubwo ari menshi, ni amafaranga 5,000 gusa mu gihe cy'amezi 3, ukaba ufite access kuri ziriya content zose twerekanye, ibibazo, ibitabo, n'izi simulation n'ama virtual labs tuba twarakoze. Ashobora kwishyura akoresheje mobile money, yandika akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, hanyuma agashyiraho 3 inshuro 3 5 inshuro 3 agashyiraho urwego. Uko aba yishyuye application, aba yishyuye mu gihe kigera mu mezi 3, akaba afiteho access yo kuba yakoresha ibintu nk'ibi ngibi byiza, umwana akongera ubumenyi. Hanyuma ku cyo warumbajije ngo igihe byadutwaye, ntabwo ari igihe gito. Wenda ukiri kuri ibyo twaze tuganira, akavuga ati ikigo nacyo gishobora kwishyura.
birenze ku muntu ku giti cye, ab'ikigo nabo ni uko babikora cyangwa bigenda ab'ikigo bo dusinyana amasezerano yihariye cyane ko ku ruhande rwabo bo abarimu babo babona access yo gukoresha systeme ntacyo bishyuye ko tuba dukorana n'ikigo. Hanyuma turaza twanayibainstallira mu kigo ku buryo bayikoresha batagombera no kuba bafite internet. Urumva rero biba bisaba ko tugirana amasezerano yihariye. za ngufu rero byabatwigiye kingana iki? Ndabona ishobora kuba haragiyemo wenda ni ubwenge gusa, hajemo n'amafaranga, bihagaze gutya? byose birimo nk'uko mubibona. Ntabwo ari akazi, ntabwo ari ak'umuntu umwe cyane, ni abantu benshi, imitwe myinshi ni abantu benshi bahuriza hamwe. Bivuze ko rero natwe hari igishoro kinini twashyizemo kugira ngo bikorwe. Hanyuma ibi byadufasha igihe kirenga n'imyaka 4 kugira ngo tubanze dukore research bwa mbere yo guhuriza hamwe ko hari tekinoloji zari ziriho kera twanje kugerageza turanazikora. Nyuma tuza kubona ko urabona isi na tekinoloji igenda yihuta cyane, aho icyakoraga uyu munsi ushobora gusanga ejo kitakiri gukora. Ibyo gihe rero hari tekinoloji twe twahereyeho mbere ariko tubona izagora abayikoresha. Turongera dukora iyindi research tugera ku yindi niveau y'indi tekinoloji ngiyi turi gukoresha ahangaha igezweho, kandi noneho nta n'ikibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo umuntu ngo hari imashini runaka ngo itabasha kwakira systeme kubera iki kibazo cya tekinoloji ko iriho ubu ngubu igezweho cyane. Niyo mpamvu rero byagiye bifata igihe kirekire cyane, kandi n'ubu turacyabikoraho, ntabwo twavuga ko twabishoje. Izi content muri kubona ahangaha tugenda tuzameliyora twongeramo n'izindi buri gihe. Wenda dusoza niki cyane cyane wabwira aba scientifique, abakobwa, abahungu, abanyeshuri muri rusange, abantu bajya bakunda gutsindwa bakavuga ati ibibazo byamutsinze, aba scientist muri rusange urababwira iki bifuza gukomeza kongera ubumenyi bwabo banyuze muri iyi application yabo? Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nabwira abantu badukurikiye cyangwa se n'aba scientifique bandi, hari ikibazo twahuye nacyo cyuko rimwe na rimwe umuntu yatsindwaga amasomo atari ukubera ko ari umuswa, ahubwo ari ukubera ikibazo cy'uko yigishijwe cyangwa se na resource yabonye. Icyo rero nicyo cya mbere twabakemuriye. Twababwira ngo tubafitiye uburyo bwiza kandi bworoshye bwo kugira ngo bige, ni n'uburyo bugezweho n'ibihugu byateye imbere bikoresha mu kuba byakongera, mu kuba abantu bakongera ubumenyi bwabo, kandi nanone akiga ikintu kikamusigara mu mutwe ku buryo yanakibyaza umusaruro na nyuma y'amasomo. Nka message rero nabaha ya mbere ni ukubabwira ngo mukoreshe systeme, murebe ibyiza byayo, murebe ikibafasha. Yewe niba hari n'igitekerezo runaka waba ufite nabyo turacyakira bakitugezaho, ariko icya mbere babanze bayikoresha, ibanze bagirira akamaro. Ko nk'urugero ubu uyu munsi tuvugana hari n'abantu bo hanze badusaba ngo bayikoresha systeme, tukabona ko bitaba byiza kwishimira kugeza ibyiza hanze y'u Rwanda aho twavukiye batarabasha kubyungukiraho cyane birenze ku rugero twifuza. Niyo mpamvu rero twababwira ngo icyo cya mbere twifuza ni uko iterambere, kandi iterambere rya mbere rihera ku bumenyi, rihera ku rugo na siyanse. Buriya siyanse nicyo kintu, niyo base ya development y'ibihugu byateye imbere. N'ibihugu byateye imbere byabanje gushyira imbaraga mu guteza imbere siyanse. Niyo mpamvu rero nta tekinoloji yindi twazakora kera tutabasha kumva siyanse iyi ngiyi. Tugushimiye cyane Origene, ngira ngo mwamukurikiye cyane, twakurikiye nanjye nari ngiye kujya gusubira muri siyanse, ariko nizere ko abantu mwize ibintu bya chimie, mwize imibare, nabonyemo na biology ni iki cyendera na physique, ibintu byose mwabibona no muri pratique mu buryo bworoshye aho iwawe, aho ku kigo. Ikindi wenda tababwiye nanjye ni wabonye application nuko rimwe na rimwe ari ibintu mushobora gushyira offline
urumva ko nanjye nabikurikiyeho neza cyane cyane. Okay, nizere rero ko mumeze neza mu bice bitandukanye, ikiganiro mwagikurikiye neza cyane. Ikindi kandi ushaka wenda kugira nk'ikibazo akwibariza ubundi yabasanga nshobora kubaha kontakte zacu, bashobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga Genius Priority, turi available ku mbuga nkoranyambaga. Bashobora no kuduhamagara kuri 0788 550 011 tukaba twabakira tukanabafasha. Nizere ko nawe ahubwo uzaza. Uyu mwana wanjye n'uzaza siyanse nawe ukaziga cyane ko ubu ngubu ntabwo hari ibyo nabonye dusanzwe dukoresha biriya by'amawezi y'amaradiyo, nakora kuntu aya majwi turi kuvuga agenda akubita akagaruka, nanjye nzaza nkomeze nihogore. Uzaze rwose nawe tuzakwakira. Yes, tubashimire mu bice byose bitandukanye, cyane cyane abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarundi baradukurikira cyane, abanyakenya namwe muri abakadasohoka. My name is Didas, keep watching. Tuzabazana n'abandi murifuza kuzamenya kubiki, afite n'abandi ma software menshi ejo bundi tugenda tumwinjirira gatoya atuvungurireho namwe kugira ngo mujye mugenda umwuka ubumenyi bwinshi. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibane nawe. Ciao.